Ese wari uzi ko Jarike Habyarimana umuhungu wa General Habyarimana yamaze gushwana na General Neva? Ibi ngibi ni amakuru abyutse atangirizwa hariya hakurya rwose muri leta y'u Burundi aho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Jarike Habyarimana yafashe indege aturuka i Paris mu Bufaransa yerekeza ku bibuga by'indege bigiye bitandukanye kugira ngo agere mu Burundi. Aha ni mu nama yari yarateguwe yo kugira ngo bicare batere u Rwanda. Iyi nama rero yaje kuba itegurwa maze ibintu birashyuha birakara. Bitegura umushyitsi mukuru Jarike Habyarimana nk'umuntu ugamije guhabwa ubutegetsi bw'u Rwanda, agakora Paul Kagame ubundi agahabwa ubutegetsi akiyoborera igihugu cy'u Rwanda rwose. Gusa ibi ngibi bateganyaga ko bagiye kubikora mu rwego rwo gushyira amasasu mu mbunda ubundi bagatera u Rwanda. Ibi byaje kuba birangira cyangwa se byaje kuba bikomwa mu nkokora no gushwana, aho inama yasheshwe itarangiye. Iyi nama yari imaze hafi amasaha agera kuri 3. Iyi nama yari igamije kugaragaza abasirikare barokirizwe cyangwa se batojwe bashyashya, kuko ngo icyabashwanishije ni iki ngiki, reka manze nkuvire imuzi n'umuzingo. Uyu Jarike Habyarimana yakomeje kugenda yohereza amadolari n'amayero mu rwego rwo kugira ngo bagure intwaro zigiye zitandukanye. Yego, intwaro zaraguzwe. Ikindi cyakozwe ngo cyagomba gukorwa nuko ngo Jarike Habyarimana agomba kugaragarizwa abasirikare batojwe bo kongerwa muri P5 ya Kayumba Nyamwasa, ndetse bakongerwa no mu mbonerakure ndetse n'igisirikare cya Kongo, ndetse bifatanije n'abarundi mu rwego rwo kugira ngo abo bose batera u Rwanda. Mubwiye ngo bande? P5 ya Kayumba Nyamwasa, imbonerakure, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abakomoka kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bose bagomba kwifatanyiriza hamwe kugira batera u Rwanda, ariko nanone hakaba hari amatsinda mashyashya bagomba kurokita kugira ngo aziyifatanye n'aba ngaba. Aba ngaba ntibigeze barokiritwa, ibi ntibyigeze bikorwa. Inama zarakozwe, bavuga ko bagomba kumujijisha ahubwo bakajya bafata amafaranga bakayishyira kuri konti, bagateganya ko naza bazamwereka bazambonera kure ndetse na P5 ya Kayumba Nyamwasa, ubundi amafaranga agakoreshwa n'aba bategetsi uko bishakiye. Gusa ikibabaje cyaje gutuma General Neva bitaza kumugendekera neza, nuko byaje kugaragara neza ko ibi byose ntihigeze bigaragariza bamwe mu banyamabanga be. Ndavuga nka Prime Niyongabo, Ndikuriyo Reverio, hariya ntibigeze babimenya. Ibi ntibigeze basobanukirwa ngo bimeze gute, bo bagenderaga mu kigare batazi icyo umugabo ari gukorera inyuma y'amarido. Ibi byaje gutuma bashwanira mu nama, kuko uyu muhungu wa Habyarimana, Jarike Habyarimana, yaje arababaza ati ndifuza kureba imbunda mwaguze. Imbunda bamwereka imbunda n'amadrone byagiye bibikwa biri mu bubiko. Arababwira ati yego koko nibyo, dore dukomeze turebe n'amatsinda mashya yarokeretswe, turebe n'uburyo biteguye kuba batera u Rwanda. Abahungu baragiye mu kumwereka, bamwereka imbonerakure ndetse n'abarundi basanzwe. Ibi ntibyigeze bimunezeza, bashwanye karahava, induru ziravuga, bituma inama iseswa itarangiye, nyuma y'uko hari indi mirongo mishya bari bagiye kuba bakigaho. Ibintu byadogereye birakara. Ibi ngibi byabaga ubwo M23 yatanaga mu mitwe hakurya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Uvira. Ibintu byari byadogereye, bari gutana mu mitwe, isasu rimeze nabi. Ahanga M23 iragerageza kongera kwisubiza umujyi wa Uvira mu buryo bufatika kugira ngo yongere itangire icunga umujyi wa Uvira ubutazongera gusubira inyuma nk'uko yamaze kubitangaza ku mbuga nkoranyambaga zayo. Ntabwo byari biri aho ngaho gutyo gusa. Uyu Jarike Habyarimana yamaze gushwana uyu mugabo, bapfa ibyerekeranye n'amafaranga y'amayero yagiye yoherezwa ku makonte, nyamara ntakoreshwe ibyo yagomba gukora. Birumvikana umugambi wo gutera u Rwanda burya koko ntiwari uriho nk'uko wari uhamye, ahubwo harimo ubucakura budasanzwe ndetse n'amayeri akomeye cyane. Niba Jarike Habyarimana yarohereje amadolari n'amafaranga menshi cyane akomoka ku bafatanyabikorwa be, ibyo bikaba bitarigeze bikoreshwa nk'uko byateguwe, birumvikana ko General Neva ibyo atangaza ari uburyo bwo kugira ngo yibonere amafaranga akomoka ku banzi b'u Rwanda, ariko umugambi wo gutera u Rwanda koko rwose ntawe afite, kuko yagiye afata ingabo akazishyira ku kibira hafi ndetse n'imipaka y'u Rwanda, agafotora, akohereza amafoto, akababwira ko bamaze kwegeranya ingabo zo gutera u Rwanda, nyamara ari ukugira ngo bifatire amafoto ndetse banakange, ubundi biyakire amadolari n'amayero.
Ibi ngibi bikomeje gutera urujijo rukomeye cyane muri ya mashyaka ndetse n'imiryango igiye itandukanye igamije gutera u Rwanda. Ibi ngibi bikomeje guteza umwuka mubi w'intambara hagati yabo ubwabo. Intambara yo gutera u Rwanda ahubwo yo itangiye kugenda yibagirana, itangiye kuba inkuru itavugwa na buri wese kubera ko utayibonera ibisobanuro. Aha ngaha nubwo bari guteganya gutera u Rwanda rukomeje kwiyubaka ndetse no gukora byinshi bigiye bitandukanye. Ndavuga nk'ejo bundi mu ijoro ryo kuwa kabiri. Ijoro ryo kuwa kabiri ndabibutsa neza ko u Burundi isoko ryarahiye rirakongoka. Ibyo byakurikiwe no kuba imodoka zari zimaze iminsi ziri gushonga zamaze kuba nk'igikoma. Ibyo narabikubwiye, bikozwe na ya drone yari iri hejuru mu kirere kure cyane aho Burundi butabasha gukontorora, maze ikagenda yohereza icyo bita rays cyangwa se imirasire itwika. Ubundi aho berekeje iyo mirasire yose hagahita hakonja, hagahita hashonga, hakamera nk'igikoma. Aha ngaha moteri z'imodoka z'intambara zatangiye gushonga, nazo ubwazo zirashonga. Ibi ngibi bikurikirwa no gushya ku isoko ry'i Bujumbura. Ibi bintu byaba bikomeje guteza urujijo rukomeye cyane. Benshi bari kwibaza bati ese ni kwa kundi bavuga ngo u Rwanda ntiruterwa ruratera? Ese byaba ari bya bindi bakomeje kugenda bavuga ngo aho umuriro tuwubonye niho tuwusanga, ntituzemera ko dusanga? Ibi bikomeje guteza urujijo rukomeye cyane. Ariko nanone nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe akomeje kugenda akora inzinduko zigiye zitandukanye hirya no hino muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika mu rwego rwo kugenda akomeza diplomasi ye ndetse n'ibihugu by'amahanga, asinya amasezerano y'umutekano ndetse n'ubukungu n'ikoranabuhanga. Aha turakubwira ko yari amaze umunsi umwe wonyine yibereye muri Botswana, aho yakiriwe mu byubahiro bikomeye cyane n'abajenerali ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye, aho yaturutse mu ndege ategerejwe n'ibikomerezwa hariya muri Botswana. Yakiriwe neza cyane mu karasisi ka gisirikare, aho yakomeza agatera intambwe imbere n'inyuma hagenda karasisi k'abasirikare bo muri Botswana. Yaje kwakirwa n'umuco w'imbyino zigiye zitandukanye hariya muri Botswana. Ibi bikomeje kugenda biteza urujijo. Ibi biraba ubwo ejo bundi yari yibereye kwa Madame Samia Suluhu Hassan. Ntabwo ari aho gusa, akomeje kugenda yerekeza mu bihugu bigiye bitandukanye. U Rwanda rukomeje kwiyubaka mu gihe abandi bo bakomeje kugenda bakora umwuka mwiza w'intambara ndetse gukomeza gushotora u Rwanda. Ibi bizarangira gute? Ibyo nibyo njye nawe twibaza. Reka mbashimire ko mwakomeje kugenda mubana natwe ndetse mukamwarakoze subscribe kuri iyi channel yanyu. Reka mbashimire mwese mwagiye mukora subscribe kuri channel yanyu, n'abatariye kureka mbasabe kugira ngo dukomeze kugenda tuyikora, kugira twibere mu muryango mugari wamenya amakuru meza asesenguye kandi acukumbuye. Imana ikomeze kugenda ibayira umugisha, mukomeze kugubwa neza. Nge nari M. Sumatso.